bari kuyora amamiliyoni y'amanyarwanda ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko Instagram ndetse na YouTube. Gusa mbere y'uko bayayora babanje gukora ikintu gisa n'ubucabiranya cyangwa ubujura cyo kubeshya boss wabo aho bakorera naho batuye. Nk'urugero, ugiye ku Isimbi TV ushobora gusanga ibaruye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse binagaragara ko nyirayo ari hatuye. Mu by'ukuri turamuzi Umurungi Sabe, ni umunyarwanda kandi atuye mu Rwanda. Kuki iyo wibeshye ugahanga umuyoboro wa YouTube warangiza ukagaragaza ko uri umunyarwanda nta kintu na gito ushobora kukwinjiriza? Byatewe n'iki kugira ngo Google ifate amafaranga yose yahembaga abanyarwanda by'umwihariko anyuze kuri YouTube ihitemo kuyahagarika, ari nabyo byakuruye ubujura twavuze ruguru? Ni ayahe makosa abanyarwanda bakoze cyangwa se bakora yaba yarakuruye ibyo byose? Ni iki abanyarwanda bakora kugira ngo Google mu minsi mike ibe yamanutse yaje mu Rwanda yatangiye kwemeranya nabo ko noneho igomba kubahemba batiriwe bakora ubwo bucabiranya? Ibyo n'ibindi byose tutavuze reka tubisasanure maze turusheho gusobanukirwa. Murakaza neza. Birasa naho haba hari umubosi uri gutanga akazi Kigali, noneho uwo mubosi akaba atumvikana n'abanyamusanze. Umwe mu banyamusanze akaza gusaba akazi mu mujyi wa Kigali kuri uwo mubosi, ariko agatinya kumubwira ko ari uw'imusanze kubera ibibazo agirana n'abanyamusanze, ahubwo akamubwira ko ari uw'Ikibungo. Ibi ngibi birasa neza n'ukuntu iyo tugiye gukora ama YouTube channel cyangwa se tugira ngo tuzakorane na YouTube tuyibeshya ko tutari abanyarwanda, ahubwo tukayibwira ko turi abanyakenya, abanyamerika ndetse n'abandi. None ibi bintu byaje bite? Mu mpamvu z'ingenzi zitera bino bintu harimo izituruka ku banyarwanda ubwabo ari bo babyikorera, ariko hakaba n'izituruka ku banyarwanda bitewe n'uko baremwe, atari bo babikora ahubwo bitewe n'uko baremwe. Reka tuzinyuremo. Mu Rwanda hari abaturage bake cyane, abaturage bagera muri miliyoni 14, ku buryo abangaba kubashoramo amafaranga menshi Google bigora. Iyi ni imwe mu mpamvu zishobora gutuma Google idafata amafaranga menshi ngo yashore muri iki gihugu cy'u Rwanda. Si ibyo gusa, ururimi abanyarwanda bavuga, content dukora zirebwa n'abanyarwanda kandi bari mu Rwanda, wa mubare wabo ni mutoya ku buryo mbese kwamamaza YouTube ibura abo yamamarizaho ikabona abo yamamazaho ni bake cyane. Kuba abaturage bari mu Rwanda ari bake, ibi birahita bituma tunamenya n'aba YouTube bari mu Rwanda. Abantu bakoresha YouTube bari mu Rwanda cyangwa se aba YouTube creator cyangwa se content creator bo mu Rwanda nabo ni bake. Niba abaturage bo mu gihugu ari bake, bivuze ngo na YouTube creators cyangwa se content creators bari muri iki gihugu cyacu nabo ni bake. Iyo rero Google cyangwa se umuntu uje kwamamaza arebye mu Rwanda agasanga hari abantu bafite utu YouTube duke kandi utwo ngutwo ari twe yarashaka kwamamazaho, abona nta soko ririyo. Ibyo bigatuma adashyira amafaranga kuri Google ashobora guhemba abanyarwanda. Dore indi mpamvu ikomeye cyane. Mu Rwanda dufite ikibazo cy'uko nta bakire cyangwa amakampani ashobora kugirana amasezerano yo kwamamaza na YouTube cyangwa se Google. Aho kugira ngo ahubwo bagirane amasezerano na Google, usanga baje bakagirana amasezerano n'aba content creator. Murabizi neza, hari abantu muzi bakora video byagera hagati ukabona bamamarijemo abantu bakavuga ku bikorwa byabo bagenda bakora mu Rwanda. Ibyo bitandukanye n'ibyo YouTube ishaka cyangwa se Google ishaka, kuko Google ishaka ko amakampani n'abakire bashaka kugira ibyo bamamaza bajyayo bakagirana amasezerano nayo bakayishyura amafaranga. Ayo mafaranga ikaduhaho makeya nkatwe aba content creator, maze ubundi tukabasha natwe kuyaryaho. Iyo rero umukire agiranye amasezerano n'umu content creator aho kugirana amasezerano na Google, icyo gihe tuba dukoze ikosa rikomeye cyane. Dore indi mpamvu, imiterere ya content dukora. Akenshi abanyarwanda bakunze gukora comedy, bagakora ibijyanye n'imyidagaduro cyangwa se ibijyanye no kwambara ubusa ndetse n'ibindi. Ibi ngibi ntago abakire bakunda kubyamamarizaho cyane, ahubwo usanga kampani nyinshi zikora nk'ibijyanye no guteka, zikora ibirungo cyangwa se zikora ibindi bintu byinshi, ziza zikamamariza kuri abo bantu bakunda gukora content zijyanye no guteka cyangwa se n'ibindi. Bityo rero niba twebwe twikorera ibijyanye na entertainment cyangwa se imyidagaduro, bizatuma umukire najya kuri Google atabasha kuba yashyira amafaranga kuri wa wundi ukora content za entertainment, ahubwo ashyire kuri wa wundi ukora content zo guteka, kugira ngo abarebe izo video babone ko hari ikindi kintu cyo guteka gishyashya bashobora guteka nk'ikirungo cyangwa n'ibindi. Hari ama video menshi wagiye ureba ukabona Google yamamarijeho,
ariko hari n'ayandi wagiye ureba ukabona Google ntabwo yamamarijeho. Uzi ikibitera? Ibyo ngibyo biterwa na buri video uwayikoze, igihugu aherereyemo cyangwa se ubwoko bwa video. Ubwoko runaka bwa video bushobora gutuma YouTube yamamarizaho cyangwa se Google yamamarizaho bitewe nyine n'iyo video cyangwa se igihugu uwo nguwo wakoze video avukamo. Noneho dore ikintu gikomeye cyane kandi kigoye ku buryo cyahinduka. Nk'ubu ngubu umuntu wese ugerageje guhanga YouTube channel ahita agaragaza ko ivuka muri Amerika, undi akagaragaza ko ivuka muri Kenya nk'uko twabivuze, Bufaransa ndetse no mu bindi bihugu. Ibi ni ikosa rikomeye cyane kubera ko iyo Google igenzuye ama YouTube channel ari mu Rwanda yanditse ko ari amanyarwanda irayabura. Iyo imaze kuyabura rero nta kindi ishobora gukora, ntago yaduha amafaranga cyangwa se ngo ishore amafaranga mu Rwanda, kandi nta bantu bafite YouTube channel mu Rwanda babaho. Ikibazo njyangira ni kimwe, nk'igihe YouTube izagenzura ikamenya ko hari abantu bayibeshya bakayibeshya ibihugu batuyemo kandi atari byo, bagafungura account ndetse zigahembwa, ubundi yarangiza ikagenzura izo account ikazihagarika, bizagenda bite? Cyakora hari ibyo abanyarwanda bakora iki kibazo mu minsi iri imbere kikaba cyakemutse. Ibyo ni ibihe? Reka nabyo tubivugeho. Nk'ubu abantu bose bakoresha YouTube mu Rwanda cyangwa se aba content creator biyemeje ko nta muntu n'umwe w'umunyarwanda barongera kwamamariza ibikorwa byabo, ahubwo bagakangurira babakire bo mu Rwanda ndetse n'amakampani kugenda bakazamuka bakajya kuri Google kugirana amasezerano nayo. Byakunda rwose. Ibi byatuma Google yongera kureba ikabona ko hari abanyarwanda bakeneye kwamamaza ibikorwa byabo mu Rwanda, bityo amacano amwe n'amwe yo mu Rwanda baruye ko ari amanyarwanda igatangira kuyashyiraho amafaranga. Abanyarwanda bose kandi basobanukiwe ubwoko bwa content bashyira kuri YouTube, zaba izikunzwe cyangwa se zifitiye umumaro abantu, bakareka izidafitiye umumaro abantu ahubwo bagashyiraho izifite akamaro. Ibi nabyo bishobora kugira icyo byongera. Gusa hari ikintu gikomeye cyane gishobora gukorwa kiruta ibindi byose. Umuntu wese ugerageje gufungura YouTube channel ari mu Rwanda agomba kwigira iyo mu Rwanda, ndetse na babandi bafunguye izo mu mahanga bagahita bahindura amerekezo zirimo, bagahita bagaragaza ko ziri mu Rwanda. Imishahara yabo yahita ihagarara, ariko mu gihe gito Google yahita igenzura ikabona ko mu Rwanda hari ama YouTube channel menshi kandi hari abantu bakeneye kwamamaza benshi. Ibi bigahita bituma imena gatubutse muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, maze abantu bose bafite ama YouTube channel mu Rwanda nabo bagatangira gufata agafaranga. Gusa ku rundi ruhande ibi bintu biragoye cyane kugira ngo ubwire abantu bamaze kugira iyo bagera bafite ba subscribers miliyoni zirenga ngo nibaze mu Rwanda biyemeze ko bagiye kugira amacano yabo amanyarwanda maze bahite batangira kudahembwa, batangire zeru. Ni ibintu bigoye. Gusa duhise dutangira aka kanya ugerageje guhanga inshyashya wese akayishyira mu Rwanda, ndetse babandi bamamaza bagahagarika ibikorwa byo kwamamaza, bagakangurira amakampani n'abakire kujya kuri Google kugirana amasezerano nayo, bishobora gukemuka. Abantu mwese twabanye muri iki kiganiro cy'ubwenge ndabashimiye. Nitwa Eric Rado.